byagezeho Karasira yarishimye ameze neza, ari motive, avuga ati ndataha rwose ibintu biri tayari. Kubera umwanya byaje kumara munini dukurikije amakuru, Eric niwe Nshimyumuremyi niwe wari wagezeyo, kuko twasigaye hepfo ndarazamuka agendagerayo. Bimara umwanya munini, byagezeho Karasira mubwira ati Eric nyine yaje kumuhereza igipapuro ati erega dore bananyuye utagira ngo ati kuko nasinyishije arana kimwe ati bugifashe. Eric rero nkuko abisobanura ariwo bita ayu ndumva ari intelligence officer cyangwa se ushinzwe iperereza kuri gereza, ngo yakimwatse ati wowe uri iki hano, uri iki? Eric ngo yamubwira ati ngende byose, ati uri umunyamakuru, ati ngende byose. Urumva ko abaye no arakimwaka, arakisubiza Karasira ati fata igipapuro cyawe. Karasira gisubirana. Byaje kugeraho Karasira abadesove, aravuga ati ukuntu bari kuncundagura banjyana hirya no hino kandi bamaze kunsinyira ngo ntahe. Ati Eric ndabona ntari butahe, ati genda ujye kubitangaza rwose muvuga yuko banze kundekura, ndabona ntari butahe. Ati ngende kumva ntangiye, ndikumva bano bantu kubera uburyo banserereje bari kunserereza, ati ndikumva rwose sinzi, ndikumva sinzi rwose, ndikumva sinzi kuntu bari kumemukira. Urumva rero n'umuntu ufite ibibazo n'ibiki byose, urumva ngo yaba yashatse kwiyahura. Hano rero hari ahantu hoza ndi kubona umuntu wanditse ngo Karasira Aimable ngo yaba yashatse kwiyahura, ngicyo cyo kukizana. Twari turiyo mutubabare ngo yashatse kwiyahura. Yiyahura kubera iki? Atagira umuntu uzana icyo ngicyo ngo yashatse kwiyahura, kuko niba umuntu atubwira ati nari impari, twari turiyo kuva saa 12 kugeza saa ngahe, turataha ibyo ngibyo mubishyira kote. Bye. Yashatse kwiyahura kubera izihe mpamvu noneho? Ubundi se yashatse kwiyahura sangahe? Icyo gihe hari kubura iki ngo atahe? Nuko